amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose ndaranyumvise. Utunze radio ntumva amakuru yo kuri Radio Rwanda, numva ibiganiro biba kuri Radio Rwanda, gusumvira radio bikumariye. Ubona ka radio kanje kaba ku musego, iyo amakuru ageze nzi saha yayo kugira ngo numve aho abandi bageze. Amahoro y'Imana bateze amatwi. Radio Rwanda ivugira i Kigali, n'umwanya tugiye kubageza amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Muri kumwe na Martin Nyeje nafatanyije na Alphonse Muhira Munana. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyavuze ko gifite gahunda yo gutangira gupima COVID-19 abantu benshi ku rwego rw'utugari mu turere dutandukanye, kubera ko imibare y'abanduye iki cyorezo ikomeje kwiyongera mu turere tw'u Rwanda. Mu Rwanda hatuwe itegeko riha guverinoma ubasha bwo gusubika amatora y'inzego z'ibanze n'ay'inama z'igihugu mu gihe hari inzitizi ntarengwa ituma amatora adashobora gukorwa, ibishobora kugira ingaruka rero no mu matora y'inzego z'ibanze y'u Rwanda rwiteguraga mu mezi ari imbere. Mu makuru y'uburezi, hari ababyeyi bari kwinubira uburyo ibigo by'amashuri abana babo bigaho biri kubasaba amafaranga y'ishuri yiyongera kuyo bari barishyuye, bikakorwa nta ruhare babigizemo. Tukaza kumva uko iki kibazo gihagaze. Mu karere ka Kayonza ho abaturage bafite ubutaka buri gucibwamo amaterasi barishimira ko bagiye kujya babona umusaruro uhagije, kuko ubutaka bwabo uzajya buhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere zatumaga habaho igabanuka ry'ibiribwa. Naho mu mahanga, umuryango w'ubumwe bwa Afurika urahamagarira ubutegetsi bw'ibihugu bya Kenya na Somalia kugira ibiganiro bihamye ngo bagakemura ikibazo cy'ubushyamirane n'ubwumvikane buke bishingiye ku mipaka ibi bihugu bimaze igihe bihanganyemo. Gahunda y'ubuhinzi n'ibifungurwa mu muryango w'abibumbye WFP iragaragaza ko kubera kubura amafaranga ibikorwa byo kurwanya inzige hifashishijwe indege ngo bishobora guhagarara. Izi nzige ngo zikabaza rero zakongera kwigabiza bitoroshye uburasirazuba bwa Afurika. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yirukanye umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu. Uyu niwe wayoboye ingabo z'iki gihugu kuva mu 2015. Ubutegetsi bwa Buhari bugishingwa nta mpamvu yabyagarutsweho. Na umuryango w'abibumbye urahamagarira ibihugu by'amahanga byohereje ingabo n'abarwanyi muri Libya kuhabavana bitarenze muri uku kwezi kwa mbere nk'uko byumvikanyweho. Ni mu gihe ariko ku rundi ruhande abangabo bakomeje gusa n'abatiteguye kuhava, ahubwo biteguye gukomeza imirwano muri Libya ngo nta na kimwe kigaragaza ko bagiye kuhava. Turafite n'amakuru ajyanye n'imikino. Igikomeje kuvugwa ni ikipe y'igihugu Amavubi iri mu gihugu cya Cameroon mu mikino ya CHAN igiye kwisurana n'ikipe y'igihugu ya Togo. Ni umukino wa nyuma mu gihe Amavubi yatsinda agahita abona itike yo gukomeza muri kimwe cya kane kirangiza. Ni umukino uteganyijwe isaa 3. Turekeza no ku mugabane w'Uburayi turebe shampiyona mu Bwongereza iza gukomeza kuri uyu wa kabiri. Izo zari ingingo mu kanya ni ku buryo burambuye. Rwanda ituzaniye isongero tizindi batiri y'imirasire y'izuba n'amatara yose inacomeka charger ya telefone mu rugo cyangwa muri business yawe. Wanahitamo amatara 3 na radio cyangwa itoroshi ifite akarusho k'ikoranabuhanga riguha amakuru yose ukeneye. Yisange mu mashami ya Bbox Rwanda cyangwa uhamagare ku 1044. Wanabaza umu agent wa Bbox mu murenge utuyemo. Bbox Rwanda, iterambere ryanjye muri byose. Tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda, usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5074. Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuri uyu wa kabiri yakiriye Eric Duval n'umuyobozi mukuru w'ikigo cyitwa Groupe Duval n'itsinda bari kumwe bagirana ibiganiro. N'ibiganiro hanini byibanze ku mishinga y'ishoramari. Iki kigo cya Groupe Duval giteganya gukorera mu Rwanda. Ni ikigo ahanini ni cy'Abafaransa, kikaba gifite ahanini ubunararibonye mu bijyanye cyane n'imishinga y'ibikorwa remezo by'umwihariko inyubako. Muyandi makuru, mu gihe u Rwanda rukomeje urugamba rwo guhangana n'icyorezo cya COVID-19, Sena y'u Rwanda irahamagarira buri muturarwanda gutera ingabo mu bitugu inzego zose zifatanyije muri urugamba, kuko gutsinda iki cyorezo bisaba ubufatanye bwa buri wese. Perezida wa Sena y'u Rwanda Dr Augustin Yamuremye avuga ko nubwo inteko ishinga amategeko ikomeje imirimo yayo hifashishwa ikoranabuhanga, izirikana abavukijwe ubuzima n'iki cyorezo ndetse n'abakirwaye bose, bityo akaba asaba buri wese gukomeza kwitwarika muri ibi bihe bigoye.
nubwo dukorera imuhira muguma mu rugo ntabwo imirimo yahagaze. Turakorera inama za komisiyo ubu zirakora, abakozi bacu ntabwo bicaye ubusa, barakorera kuri bya computers zabo, ariko tukaba tunifatanya n'abandi banyarwanda bose aho dutuye, kubera ko turi muri guma mu rugo, ariko dufite abaturanyi, dufite abavandimwe n'abandi bose. Twifatanije cyane cyane n'abanyarwanda benshi babuze ababo kubera iki cyorezo cya covid. Twifatanije n'abanyarwanda bose barwaye n'abagizweho ingaruka n'iki cyorezo. Natwe ubwacu dufite imiryango, dufite abavandimwe, abaturanyi bagize ibyo byago, ntabwo twabaterana, twifatanyije nabo ndetse uko bishoboka kose. Abashobora gufasha, hari abantu bashobora gufasha no gutabara, haba mu bikorwa haba no mu bitekerezo. Ariko ikindi navuga nuko inteko ishinga amategeko yose ifatanyije na guverinoma mu byemezo byafashwe kugira ngo twirinde, turwanye iki cyorezo, kandi tukaba twizeye ko nidukomeza gufatanya tuzagitsinda. Rero yari perezida wa Sena y'u Rwanda Dr Augustin Iyamuremye. Dukomeje n'aya makuru. Mu gihe hari abantu mu ngeri zitandukanye ubu bavuga ko amazina y'abarwayi ba COVID-19 cyane cyane abarwariye mu ngo yajya ashyirwa ahagaragara, kubera ko bamwe muri bo nabo barenga ku mabwiriza yo kuguma mu ngo zabo, ahubwo bakabirengaho bajya hanze no mu ruhame bagashyira ubuzima bwa benshi mu kaga. Ni igitekerezo kitavugwaho rumwe muri rusange, gusa hari umuhanga mu birebana n'ubumenyamuntu, akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda Dr Felix Banderembaho. Martin ni ko izina rimeze, Banderembaho. Dr Felix Banderembaho we yadusobanuriye ingaruka zo kuba amazina nk'uko nguko yatangazwa ku barwayi COVID-19. Rero no kuba hatangazwa amazina y'abantu bagaragaje ubwandu, ubundi mu mahame agenga umwuga wo kwa muganga, uburwayi bw'umuntu ni ibanga hagati ye na muganga we. Iyo rero bigiye kujya ku karubanda cyangwa se gutangazwa, ntabwo bwa burenganzira bw'umurwayi buba bwubahirijwe. Yego, ingaruka urumva nyine ni akato no kumva ko aho anyuze hose abantu bamushyira mu kato no kumva ko uriya ararwaye bakamugendera kure, mbese bigamera nk'umuntu ufite indi etikete, ufite icyasha kuri we, utarabashije kubahiriza amabwiriza, bityo rero ugasanga abantu bamugendeye kure, bamuhaye akato, bikaba byamwongerera no kumva atisanzuye, bikamugora kuba yakakira bwa burwayi yahuye nabwo, kandi bari uburwayi bw'igihe gitoya umuntu azagira, yagira amahirwe akabusohokamo neza, ubuzima bugakomeza. Rero yari Dr Felix Banderembaho, akaba ari umuhanga mu birebana n'ubumenyamuntu ndetse n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Duhindura ingingo. Mu yandi makuru nuko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yatoye itegeko riha ubwinyagamburiro ubutegetsi nyubahiriza tegeko ku bijyanye no guhindura ingengabihe y'amatora y'inzego z'ibanze no kongerera igihe abari mu buyobozi bw'izo nzego. Ni inkuru tugezwaho na Divin Wayo. Itegeko ngenga rivuguruye rigenga amatora mu Rwanda ryatowe n'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko, riha guverinoma ububasha bwo gusubika amatora y'inzego z'ibanze n'ay'inama z'igihugu ndetse no kugena ikigomba gukurikiraho. Perezida wa Sena Dr Augustin Iyamuremye avuga ko intandaro yo kuvugurura iri tegeko ari ibihe bidasanzwe byo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 igihugu kirimo. Itegeko ngenga ryari risanzweho, ariko kubera ibihe bidasanzwe turimo bya iki cyorezo cya COVID-19 byabaye ngombwa ko rivugururwa, kuko nk'uko mubizi manda y'abatorewe kuyobora inzego z'ibanze imyaka 5 ubu iriho irarangira, kubera ko igihugu cyacu ari igihugu kigendera ku mategeko. Ntabwo twari kuvuga ngo amatora yigijweyo ngo cyangwa se hari ukundi bizagenda ngo abayoboraga bazakomeza bayobore kandi bataratowe. Byari ngombwa ko iri tegeko rivugururwa byibuze mu ngingo zirebana n'iyo manda, kugira ngo abanyarwanda bashobore kuziba icyo cyuho. Nkaba nishimiye rero yuko abasenateri bitanze ndetse bakurikirana n'abadepite, ririya tegeko rikaba ryemejwe.
iri tegeko rivuguruwe nyuma y'amezi akabakaba 3 komisiyo y'igihugu y'amatora itangaje ingengabihe y'amatora y'inzego z'ibanze kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rw'akarere. Icyakora bimwe mu byari biteganyijwe kuri iyo ngengabihe birimo kwakira kandidatire z'abifuza kwinjira muri njyanama z'uturere byamaze gukorwa, ariko kandi haracyari ihurizo ryo gukomeza ibindi bikorwa birimo no kwiyamamaza nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora Charles Munyaneza abivuga. Ubu rero byari bigezweho muri iyo gahunda byari kwakira kandidatire. Icyo gikorwa kikaba cyararangiye ejo bundi kuri 22. Hakaba hagomba gukurikiraho ibindi bikorwa bitandukanye birimo kwemeza izo kandidatire, birimo kuzitangaza ndetse no kwiyamamaza byo byakagombye gutangira itariki 9 z'ukwezi kwa 2. Ariko biragaragara ko muri iki gihe iki cyorezo cya COVID-19 kirimo kigenda kiyongera mu buryo bugaragara kandi mu gihugu hose, bivuga ko hari inzitizi mu by'ukuri zijyanye n'ibyo bikorwa by'amatora, cyane cyane ibyo byagomba gukurikira bireba abaturage bose. Cyangwa ndashaka kuvuga nk'ibyo bikorwa byo kwiyamamaza byagombye kuba mu kwezi gutaha mu matariki guhera mu matariki 9. Izi nzitizi zose ziteye impungenge komisiyo y'igihugu y'amatora ku buryo ibintu bikomeje bitya aya matora yakwimurirwa ikindi gihe. Icyakora kugeza amagingo aya nta mwanzuro urafatwa. Ntawavuga ko impungenge zirahari, kandi iyi mibare uko igenda izamuka n'uburyo amatora akorwamo, uko ategurwa, cyane cyane amatora y'inzego z'ibanze ahuza abaturage benshi, amatora abera ku mirongo, harimo impungenge. Izo mpungenge rero turazifite ko hari ibikorwa bimwe bishobora kudindira ntibikorerwe igihe byateganijwe, ariko nkuko nabivugaga turimo turagisha inama kandi mu minsi ya vuba turabwira abanyarwanda uburyo tugiye kwitwara muri ibi bikorwa ko byari byateganijwe. Byari biteganyijwe ko abayobozi b'inzego z'ibanze, ab'inama y'igihugu y'abagore, iy'urubyiruko n'iy'abantu bafite ubumuga barangiza manda mu mpera za Mutarama 2021. Biteganyijwe ko iteka rya minisitiri ufite ubutegetsi bw'igihugu mu nshingano ari ryo rizasobanura ibyo gusubika amatora mu gihe byaba bibaye ngombwa n'uburyo inzego zirebwa n'iri tegeko zizaba ziyoborwa. Divin Uwayo, Radio Rwanda, i Kigali. Urakoze Uwayo. Reka noneho twerekeze mu makuru agaruka ku burezi, aho hirya no hino hari ababyeyi mu gihugu kugeza ubu bagaragaza ko bidubira ko ibigo byongereye amafaranga y'ishuri batabigizemo uruhare, naho ubuyobozi bw'ibyo bigo ubwo bukaba buvuga ko batari kubona uko bakoranya inama mu gihe nk'iki ngiki cy'icyorezo cya coronavirus cyongereye n'ubukana. Reka ibi tubibaze Jean Paul Turatsinze. Ni ikibazo kiri mu bigo by'amashuri byaba ibya leta ndetse n'ibyigenga. Ababyeyi bafitemo abanyeshuri bahangayikishijwe nuko batunguwe no gusabwa andi mafaranga y'ishuri yongera ku yo bari barishyuye, bababwira ko iki gihembwe cyabaye kirekire kandi bigakorwa nta ruhare babigizemo. Icyo kibazo ndagifite, kandi nyine umwana yarambwiye ko bari kubaka ngo iry'itanu nta nama yigeze ibaho. Nagiye kumva numva umwana arampamagaye. Ubu amafaranga tubona bongejeho ngo nitwongezeho 62,500 kuri minerevare twari twishyuye. Icyorezo gitangira twari twishyuye minerevare yose n'ibisabwa byose. Abana bageze ku ishuri nyuma y'icyumweru kimwe barabagaruye. Mbere twishyuye igihembwe 140, none bari kongeraho 90 cyangwa 75. 75 ni ku bana bagiye nyuma, 90 ni ku bana bagiye mbere. Twebwe nta nama batugishije, twabonye batwandikira kuri groupe ko tugomba kuyatanga. Nimba yigaga amezi 3 akaba agiye kwiga amezi 5, ibyo ngibyo twese turabyumva ko umuntu ashaka kuvuga ati reka twongereho aya n'aya, turebe ese umwana arya amagarama angahe, ese yabirya mu gihe kingana iki, tukongeraho amafaranga makeya. Kuri Sainte Bernadette bongeye 32 n'amafaranga 500. Mbere abana bajya gutangira twishyuye 90, harimo n'agahimbaza mu kikamwari. Ubu ngubu batwatse 62,500, birabangamye se. Nta nama zabaye, gusa hari urubuga bigeze gukereya tubona bashyizeho itangazo ngo na komite ngo bemeje 62,500, nta nama yigeze iba. Abayobozi b'ibigo by'amashuri bavuga ko muri iki gihe amakoraniro y'abantu benshi atemewe guhura byatumye badatumizaho inama rusange z'ababyeyi. Cyakora bakoranye na komite zihagarariye ababyeyi, ndetse abo bishoboka bakoresha imbuga nkoranyambaga bashyiramo na bamwe mu babyeyi. Hemezwa umusanzu wiyongera ababyeyi bagomba gutanga kugira ngo imibereho y'abanyeshuri ikomeze kumera neza,
kuko iki gihembwe cyabaye kirekire. tubara iminsi isigaye tubona iragera muri 49, noneho aba ariyo tugenderaho tubara duhereye kuri ya minerivare y'ibihumbi 90 n'amafaranga 450, turagabanya bigwa mu mafaranga agera mu bihumbi 49 yagombye kwiyongera kugira ngo tuzatunge abana mu gihe cy'inyongera. Ariko umwanzuro n'uwo nguwo wagize nuko turimo turashaka uburyo twabikomunika. Gusa nanone uburyo iyo bubonetse nk'ubwo ngubwo umuntu yabanza agatanga umwanya bagatangaho ibitekerezo bagendeye ku cyo wenda iyo komite yanzuye, ariko byanze bikunze byo bakagomba kugira igikorwa kugira ngo abana babeho neza. Ibiciro ku isoko byariyongereye, abana ndetse n'abarezi twari turi kumwe mu minsi mikuru byasabye ko tubitaho ku buryo budasanzwe, ariko ibyo byose twarabyirengagije. Twe turavuga tutereka dufate amafaranga yari asanzwe, twari dusanzwe dutanga amafaranga 138 ku gihembwe. Twabonye ko rero ubwo bihwanye n'ibihumbi 46 ku kwezi, twemeza ko umubyeyi azatanga ibihumbi 230 ayo mezi 5. Ubwo ni ukubarira ku baje mbere, ariko abaje nyuma kuva kuri 23 z'ukwa 11 2020 bazatanga ibihumbi 215. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye Twagirayezu Gaspard yavuze ko Minisiteri y'Uburezi iri gusuzuma iki kibazo. Mu butumwa bugufi yagize ati: Minedike iri gukorana n'abahagarariye abayobozi b'ibigo by'amashuri kuri iki kibazo. Kugeza ubu amasomo mu bigo by'amashuri yo mu ntara arakomeje, mu gihe mu bigo by'amashuri yo mu mujyi wa Kigali yahagaritswe kubera icyorezo cya COVID-19, ndetse abanyeshuri biga bataha bari mu ngo zabo, mu gihe abo mu bigo bicumbikira abanyeshuri bagumye ku bigo ariko nta masomo atangwa. Jean Paul Turatsinze, Radio Rwanda i Kigali. Mu bitekerezo mwohereje yitwa James Nitsinze ari mu karere ka Kirehe ati nukuri leta nikurikirane ibyo bigo byongera amafaranga y'ishuri kuko icyo kibazo kiri ku bigo byinshi. Aimé de Dieu ati nibyo kuko akwiye kurebwa icyakorwa abanyeshuri bere kongererwa amafaranga kuko byakozwe batabiganiraho n'ababyeyi babo. Tuyishimire Lorien tubirakwiye ko ababyeyi basobanurirwa impamvu ibigo by'amashuri byongereye minervare. Innocence Nsabimana ari Muyongwe ati nukuri birakwiye ko abarwayi ba COVID-19 bamenya ko bashobora kwanduza abandi bakishyira mu kato hatabaye ngombwa ko amazina yabo atangazwa ku karubanda. Mutuyimana Jean de la Paix ati rwose sibyo gutangaza amazina y'abarwaye COVID-19 ahubwo bajye batubwira imirenge bavuyemo abanduye iki cyorezo, byadufasha kwirinda kujya muri uwo murenge uri mu bwandu. Byishimo yagize ati nukuri twishimiye iryo tegeko ryatowe riha guverinoma ububasha bwo guhagarika amatora mu gihe bibaye ngombwa, kuko iki cyorezo cya COVID-19 gikomeje gukara, niyo mpamvu rero n'amatora atagenda neza. Uwitwa Stanley Leonce ati dufatanye twirinde COVID-19 kuko abishyize hamwe nta kibananira. Reka duhinire kuri Ngendahakunze Zakari ati buri munyarwanda yumve ko kwirinda COVID-19 ari ibya buri wese kandi n'inshingano ze bwite bizadufasha guhashya iki cyorezo. Dufata akaruhuko duhindukiye n'andi makuru twabateguriye. There is no greater time to build your dream home than today. Prime Cement, our very own made in Rwanda cement, made right here from the best volcanic ashes of Musanze, has reduced its prices by the 32.5N at the new reduced price of 8,800 Rwandan francs and 42.5N at only 10,000 Rwandan francs. Don't miss out on this amazing offer. Offer valid while stock lasts. Prime Cement is available countryside. Prime Cement, stronger together. Waba wibaza impamvu abaturanyi bawe batera imbere buri munsi cyangwa se impamvu ari bo wumvana bwa mbere ibyabereye ahandi wowe utabizi? Igisubizo cyawe dore ni iki: gura umurasire wa Mobisol uhore mu iterambere, umenye ibiri kubera ku isi hose, ndetse akarusho ni uko bagufasha gutunga telefone ya smartphone ku buryo bworoshye cyane utasanga ahandi. Niba nawe wifuza kuba mu isi y'iterambere ubifashijwemo na Mobisol, icyo bigusaba ni ukwegera iduka rya Mobisol cyangwa ugahamagara 2345 ku bindi bisobanuro birambuye. Umurasire mwiza, ubuzima buhebuje. Muga
ni ukuri mwatwakiriye neza, umugore wanjye abyara neza. Akazi kacu no gutanga serivisi iri ku rwego rushimishije. Murakoze murakarama. Wasanga utaramwandikisha ngo anahabwe nimero imuranga. Kwandikisha umwana wavutse ni iby'agaciro kandi bikaba ari n'itegeko ku mubyeyi. Ngomba kumwandikisha none? Andikisha umwana wawe mu irangamimerere maze ahabwe inomero ye bwite imuranga izamufasha kubona irangamuntu n'ibindi byangombwa. Kumwandikisha kandi no gufasha igenamigambi ry'igihugu, kumuteganyiriza ibyiza birimo uburezi, ubuvuzi n'ibindi. Andikisha umwana wawe ku gihe, ku ivuriro yavukiyemo cyangwa ku biro by'akagari bikwegereye ku wavukiye mu rugo. Mwandikishe bitarenze iminsi 30 akivuka. Ku bindi bisobanuro uhamagara kuri 5353 cyangwa ugasura urubuga www.nida.gov.rw. Ubu butumwa mubugejejweho na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc n'ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA ku bufatanye na Banki y'Isi. CRVS, menyekanisha buri wese kuko ari uw'agaciro. mu gihe imibare y'abandura icyorezo cya COVID-19 igenda yiyongera mu turere dutandukanye, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyo kiratangaza ko gifite gahunda yo gutangira gupima abantu benshi ku rwego rw'utugari ndetse no mu turere no kongerera ubushobozi abaganga baho kugira ngo babashe guhangana nacyo. Reka ibi tubibaze Bienvenue Redemptus. Nahagana mu masaha ya 5 mu mujyi wa Byumba ho mu karere ka Gicumbi. Witegereje neza urabona urujya n'uruza rw'abaturage rutaharangwa haba no mu isoko, kandi abaturage barubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19, haba ari ugukaraba intoki, kwambara neza agapfukamunwa, guhana intera n'ibindi. Gusa wakwibaza impamvu imibare y'abandura muri aka karere kimwe n'ahandi mu gihugu ikomeza kwiyongera. Bamwe mu baturage bo muri ako karere baraza impamvu bakeka ko zirimo kubitera. Kamizi zigihari rimwe na rimwe wenda na abantu baba batumva, ariko muri make ugereranyije ku bantu basobanukiwe baririnda bikomeye. Niba ari abantu bafashe batubahirije amabwiriza bakagira uburyo babatwara bubahirije amabwiriza batabegeranyije yo ntera metero kabirimo, kuko hari nk'igihe usanga bafasha abantu nka 20 babashyize muri pandagari, umwe akicara hejuru y'undi, undi hejuru y'undi, undi hejuru y'undi, kabone iruzuye irafunze. Kandi wenda ugasanga bakoze ikosa ry'uko barengejeho nk'iminota 30 mu gutaha kandi bagendaga bategeranye. Uba bafashe bakajyana ahantu hamwe bakapakira ahantu hamwe bakicara begeranye. Noneho tukibaza ko hari bonetsemo abarwayi benshi ba COVID, bakaba batumye n'abavamo, bakaba batumye abataha mu ntara babapakira imodoka bakabemera ko basubira iwabo, ahubwo bakabarekeye aho bari akaba ariho babacungira, hanyuma bakabasha kubabungabungira ubuzima bakabona uko babavura. Urebye rero niba hari nk'abantu wenda nka magana, wenda niba haravuye nk'abantu 300 mu mujyi wa Kigali bataha mu karere ka Gicumbi, bakaza hakaba wenda akaba harimo nk'abantu 30 wenda bari barwaye, urumva baba baranduje abandi bantu benshi. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Ndayambaje Felix avuga ko hari zimwe mu mpamvu nyamukuru babona ziri gutera ubwiyongere bw'abaturage bandura COVID-19 hashingiwe ku mbogamizi ako karere gahura nazo kuri ubu. Nizishingiye ku kuba gaturanye n'umupaka, guhana imbibi n'umujyi wa Kigali n'ifungura ry'amashuri kuko bakiriye abarimu bashya. Ariko avuga ko kuri ubu hari ingamba zafashwe zo kubikemura ku bufatanye n'izindi nzego za leta zirimo no gupima COVID-19 abambukiranya imipaka n'abinjira muri ako karere. Abaturage bataha banyuze ku mupaka bavuye mu gihugu cya Uganda, harimo n'abandi banyura mu nzira zitemewe. Urwo rujya n'uruza rero harimo n'abandi baturage bacu bakeya dufata bashaka kwambuka umupaka, abo abazwi ku izina ry'abarembetsi, nubwo tugenda tubarwanya bagenda bagaragara mu bice byegereye umupaka. Rero abo bose ni bamwe mu batuma iki cyorezo cyiyongera mu karere ka Gicumbi. Nanone mu burasirazuba bw'akarere duhana imbibi n'umujyi wa Kigali, kandi nk'uko mubibona nanone umujyi wa Kigali ufitemo abantu benshi. Ikibazo cy'abaturage bavuga ko batwarwa kuri za stade na sitasiyo za polisi begeranye ku buryo bwatuma bandura. Bwana Felix avuga ko bagiye gushaka vuba na bwangu uburyo nk'imodoka zitwara abantu mu buryo bwiza, n'abakuru batari benshi ngo bajye kwigishwa bafatanije n'inzego za leta harimo na polisi y'u Rwanda. Hari kandi n'ubukangurambaga buri gukorwa mu buryo bwo guhererekanya. Biradusaba natwe kongera ibikorwa remezo bidufasha muri ako kazi ko kureba ko ingamba zishyirwa mu bikorwa.
twakoreshaga iyo modoka imwe noneho tube twashaka n'ubundi buryo bwo twaba twaraneze. Rero n'ahandi n'ubwo bukangurambaga turi gukora kugira ngo n'uwaturutse i Kigali ntiyumve ko ataratanga amakuru cyangwa umuryango we yumva ko arihisha, ahubwo bagatanga amakuru bagapimirwa kuri centre de santé, noneho tukamenya uko bahagaze, noneho ubujyanama bugakurikiraho. umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya ibyorezo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Dr Edison Rwagasore yemeza ko icyo kibazo kikigaragara, akavuga ko kuri ubu hafashwe ingamba zijyanye no gutangira gupima no mu nzego z'ibanze hirya no hino mu turere, kandi inzego z'ubuzima zirimo kongererwa ubushobozi bwo kuba zahangana na COVID-19. Turimo kubona imibare igenda yiyongera mu turere dutandukanye by'igihugu. Niyo mpamvu twahawe ubushobozi rusange sante yose kugira ngo niba ashobora gupima, tugiye no gutangira yindi gahunda yo gupima mu turere kugira ngo biduhe ishusho uko icyorezo cyaba kimeze. Turimo guha n'ubushobozi abaganga bacu b'imirenge n'uturere kugira ngo bashobore kuvura abarwayi hakiri kare no kugira ngo barebe abashobora kuremba kugira ngo bahereze muri treatment center zacu z'Ikigali. Urugero, imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko nko mu minsi mike ishize uhereye ku itariki 20 z'uku kwezi kugera ku itariki 25 akarere ka Gicumbi ku itariki 25 kagize abantu banduye 64, kuri 23 igira 18, kuri 21 igira 27, kuri 20 igira abantu 22. Ni mu gihe kandi akarere ka Rulindo ku itariki 25 yagize abantu 17, kuri 24 no kuri 21 igira 11, no ku itariki 20 igira 13. Ni mu gihe kandi akarere ka Gatsibo ku itariki 25 kagize abantu 18, kuri 24 igira 13, kuri 22 igira 57, no ku itariki 21 igira abantu banduye 57. Minisiteri y'Ubuzima ikangurira abaturarwanda gukomeza kubahiriza ingamba zo kwirinda zirimo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, guhana intera no kwambara agapfukamunwa kandi neza. Bienvenue Redemptus, Radio Rwanda i Kigali. Tumushimire cyane Bienvenue Redemptus. Mu yandi makuru, abaturage basaga 1000 bari mu bikorwa byo guca amaterasi mu mirenge 3 y'akarere ka Kayonza ni mu burasirazuba bw'igihugu twerekeje. Mu murenge wa Kabarondo niho hari benshi basaga 800. Aya materasi arakorwa mu mushinga mugari witwa Kwimpu ugamije guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere zibasiraga ibice bimwe na bimwe by'akarere ka Kayonza. Abo bakozi ngo ni bake, hakaba hakenewe n'abandi. Reka tubibaze mugenzi wacu Akimana Latifu. Ahantu hafite karindwi, urugero nkohone Ndagijimana Innocent n'umugore we Mukeshimana Angelique n'umurava baraca amaterase, ukabona ko rwose babifitemo ubunararibonye. Barenze imisozi n'imisozi, bava mu karere ka Ngororero baza mu karere ka Kayonza, aho barimo guca amaterase mu murenge wa Kabarondo. Ngiye nyine kuza twumvishe ko inaha hariyo akazi k'amaterase, kandi akazi k'amaterase kagira amafaranga. Tuzi icyo tuje mu kazi, ku munsi dukorera nk'ibihumbi 8, niyo aba ari make. Ubwo nyine intego twe dufite niyo kwiteza imbere. Nari nsanzwe nyakorera iwacu mu Ngororero. We n'umugore wawe mufatanyije mukorera ibihumbi 8? 8 cyangwa se 12. Ku musozi wa Gashonyi mu murenge wa Kabarondo, amezi arasaga 2 abaturage batangiye guca amaterase. Buri muturage ahembwa bitewe n'ibyate ubuso aba yahawe, yaburangiza agahabwa ubundi. Buri cyate ni 1000, ariko kandi ni akazi bamwe mu banyakayonza babanje kutitabira, cyane ko ngo batari bamenyereye guca amaterase. Ngiye nabanje kubinigirija nkajya mu yindi mirimo, ariko nsanze bigeze mu mirimo yanjye mpitamo kuvuga ngo mbaye nkoreye amafaranga ajya abasha kuntunga kurusha uko nakwicara mu rugo. Numvaga ko gukora amaterasi bitewe n'uko ntigeze nyakora nta kintu bishobora kumarira, numvaga ko ari ibintu bivuna cyane. Tuje bwa mbere dutahana 4. Iyi mirimo yanyu hano yagiraga isuri cyane. Urebye nkura muri hariya, iriya mikuku yose ni isuri. Nahingaga isuri kijyanira. Ahantu habaga isuri nyinshi cyane pe. Ngira ngo nawe urabyibonera, ureba ubuhaname buhari, ureba n'imihanda irimo uko amazi yagiye atwara ubutaka bujyana mu bishanga epfiriya, isuri yari ihari. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabarondo Kagabo Jean Paul avuga ko iki gikorwa cyo guca amaterasi hari umusaruro bakitezeho. Twakangura kwizigama, amahirwe dufite nuko babishyura kuri kenzene. Niyo cyera kuri kenzene hari barabasanzwe bafite ibyo twita imina, hari imina bya mituweli bajyaga bigirira, ariko n'ibimina bisanzwe bindi twakangura yuko amafaranga yakoreye atagomba kujya kuyanywera.
tubakangurira yuko aguramo byibuze itungo avuga ati byibuze amaterasi nakozemo yansigiye iki n'iki. aha Kabarondo intego ngo nuko aya materasi agomba kuba yarangiye mu gihe cy'ukwezi kugira ngo abahinzi bayahingemo mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka w'ubuhinzi. ngo hakenewe nibura abakozi bagera ku 200 mu guca ayo materasi. uretse mu murenge wa Kabarondo hashize kandi icyumweru no mu murenge wa Ndego abasaga 400 barimo guca amaterasi. ahateganyijwe gucibwa amaterasi ku buso bwa hegitari 200 ni mu mushinga mugari uzafasha mu guhangana n'amapfa mu karere ka Kayonza. Akimana Latifa mu karere ka Kayonza. arakoze Akimana. hari abarezi n'abanyeshuri bo mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza mu karere ka Rubavu bavuga ko kugeza ubu ngubu bishimira gahunda y'uburezi buvuguruye yatangiranye n'icyiciro giheruka gusubukura amasomo aho abana bose kuva mu mwaka wa mbere biga amasomo yose mu rurimi rw'icyongereza. batandukanye muri aba babiganiriyeho na mugenzi wacu Jean Paul Maniraho. mu rwunge rw'amashuri umubano wa mbere riherereye mu murenge wa Gisenyi, mwarimu Maniragwa Domina aratanga isomo ry'imibare mu mwaka wa 3. hashize icyumweru isomo ry'imibare n'andi masomo atari indimi atangiye kwigishwa mu rurimi rw'icyongereza. nahenshi mu mashuri ya leta n'afashwa na leta ku bw'amasezerano gahunda yari imenyereye mu bigo byigenga, naho mu mashuri ya leta n'afashwa na leta batangiraga kwiga mu cyongereza bageze mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza. 11 plus 1 equals 12. abanyeshuri ndetse n'abarimu bo mu karere ka Rubavu bavuga ko bishimiye gahunda kuko izongera umusaruro babonaga mu bizamini bya leta biba biteguye mu rurimi rw'icyongereza. ushaka icyongereza kubera abandi bantu bo bigenga badutanze guciga. Yambogamizi bagiraga mu mwaka wa 4 ariho batangiye ururimi rw'icyongereza mu masomo yose izaba itagihari. abana bige bumva ko bari muri mood nziza y'ururimi bazabazwaho mu masomo yose. cyakora abarezi n'abayobozi b'ibigo by'amashuri byo mu karere ka Rubavu baravuga ko hakiri imbogamizi mu gushyira mu bikorwa iyi gahunda, cyane cyane ibitabo bidahagije n'abarimu bakeneye kongerera ubumenyi bwo kwigisha muri rw'icyongereza nk'uko twabibonye ku ishuri ribanza rya Kirima mu murenge wa Kanzenze, aho amwe mu masomo yagombye kuba yigishwa mu cyongereza akigishwa mu rurimi rw'ikinyarwanda. mbese nk'icyo twakwifuza ni ukuduhereza ibyo bitabo bakaduha n'amahugurwa kuri icyo cyongereza tukagira buryo ki tuzajya twigisha tudategwa na hato, kuko urumva ko niba ugiye kwigisha ukabanza gushaka undi mugenzi wawe ngo abanza gusobanurire bidutwara igihe kirekire, no kugira ngo utegure rya somo nabyo bikatugora kubera tutamenyereye kwigisha mu cyongereza. umuyobozi w'agateganyo w'ishami ry'uburezi mu karere ka Rubavu Habimana Martin avuga ko ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu cy'uburezi REB batangiye kongera umubare w'ibitabo bikenewe kandi hari icyizere ko n'abarimu bazahugurwa mu gihe cya vuba. ariko nk'uko mwabibonye ibitabo biracyari bike, cyane cyane ibitabo byafasha abanyeshuri, ibitabo by'abanyeshuri. yego abarimu bafite ibitabo by'ibanze barimo bakoresha, ariko noneho hari n'icyizere yuko REB muri iki cyumweru ndetse n'igikurikiyeho hari gahunda yo kongera umubare w'ibitabo bagejeje muri aya mashuri, cyane cyane muri ibi bigo bishya, ndetse bizafatira hamwe mu bigo byose ku buryo ikibazo cy'ibitabo, ikibazo cy'integanyanyigisho, ikibazo cy'imfashanyigisho kizaba gikemutse, noneho tuzamukire rimwe koko twigisha muri iyo gahunda y'ururimi rw'icyongereza. abarimu ntibagire ikibazo, abakifite intege nkeya ntibahumure, hari gahunda yo kubahugura, dufite n'abafatanyabikorwa biteguye kuzafasha muri iyo gahunda yo kubahugura. mu gihe ibigo by'amashuri bigitegereje imfashanyigisho zijyanye na gahunda nshya yo kwigisha mu cyongereza mu mashuri yose, ibigo bifite ubushobozi byatangiye kwifashisha bimwe mu bitabo n'amasomo biboneka ku rubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB nk'uko bari basanzwe babigenza mu kwigisha icyiciro cy'abanyeshuri bo mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza kugeza mu mashuri yisumbuye, kuko nabo bafite icyo kibazo cy'imfashanyigisho zidahagije, cyane cyane ibitabo by'abanyeshuri. Jean Paul Maniraho mu karere ka Rubavu. rubyiruko nitwe mbaraga z'igihugu, ubu butumwa buratureba rero. rubyiruko, icyorezo cya COVID-19 kiratwugarije. twirinde ibyo ari byo byose byagikwirakwiza, birimo ingendo zitari ngombwa, ibirori bibera mu ngo, za aniveriseri n'andi mahuriro yose atemewe. uwo uri we wese aho uri hose ibyo urimo byose witezuka ku ngamba zo kurwanya COVID-19. ambara neza agapfukamunwa, karaba neza intoki n'amazi meza n'isabune,
siga intera hagati yawe n'abo muri kumwe igihe cyose uri mu bandi kandi wubahiriza amasaha y'ingendo yagenwe. Ubuzima burusha byose guhenda kandi amagara araseseka ntayorwa. Rubyiruko, duharanire kurinda ubuzima bwacu n'ubw'abandi turi kumwe, twubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ndinda nkurinde, tuzatsinda. Ubu butumwa n'ubwa Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco n'Inama y'Igihugu y'Urubyiruko. Umwarimu ushoboye niwe shingiro ry'ubumenyi, nabwo bukaba umusingi w'iterambere. Agomba rero kongererwa ubushobozi, agakundishwa uyu murimo w'indashyikirwa. Ni muri urwo rwego Minisiteri y'Uburezi n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB bashyizeho gahunda yo guha buruse abarimu bose bize uburezi bo ku rwego rwa A2 na A1 bigisha mu mashuri ya leta cyangwa afashwa na leta, kugira ngo babashe kubona impamyabushobozi zisumbuyeho zo ku rwego rwa A1 cyangwa A0. Umwarimu usaba buruse agomba kuba ari umunyarwanda, afite imyaka y'amavuko iri munsi ya 35, afite impamyabushobozi ya A2 cyangwa A1 mu mashuri nderabarezi, kandi yararangije afite amanota amwemerera gukomeza kwiga amashuri makuru na kaminuza atari munsi ya 70%. Umwarimu usaba buruse kandi agomba kuba afite nibura uburambe mu kazi butari munsi y'imyaka 3 uvanyemo igihe kigeragezwa, ari inyangamugayo, atarakatirwa bidasubirwaho igihano cy'igifungo kingana cyangwa kirenze amezi 6 kandi atarigeze ahagarikwa mu kazi mu gihe kingana n'amezi 3. Abarimu bujuje ibisabwa bohereza ubusabe bwabo mu turere bakoreramo babinyujije kuri email ziboneka kuri website ya buri karere. Birakorwa kuva tariki 25 Mutarama kugeza ku ya 5 Gashyantare uyu mwaka wa 2021. Bari mu barezi rero, aya mahirwe ntabacike, nimwongere ubumenyi, mukomeze mu bindongozi mu kubaka uburezi bufite ireme. Twinjire mu makuru ajyanye n'imikino, turi kumwe na mugenzi wacu Axel Rugangura. Axel, wiriwe? Neza cyane Martin. Turi kumwe kandi na mugenzi wacu Rigoga, atubereye Kameruni. Rigoga, wiriwe? Wiriwe neza Martin, wiriwe neza Axel. Axel, rero igikomeje kuvugwa ni ikipe y'igihugu Amavubi nyine mu mikino ya CHAN. Uyu ni umukino wa nyuma matsinda, ikaba yabonetse ikigo kuza muri kimwe cya 4 cyangwa bikagenda ukundi. Nibyo koko Martin, ko wari ubivuze n'umukino wa nyuma mu itsinda rya 3 Amavubi aherereyemo muri imikino y'igikombe cya Afurika cy'abakina imbere mu bihugu byabo, ibyo bita CHAN, kabiri kubera muri Kameruni. Rero butuvugana mugenzi wacu Rigoga Rusi yamaze kugera muri Stade Omnisport de Limbe, agiye kubera uyu mukino mu kanya gato cyane ku isaha y'isa 3 zuzuye. Wenda Rusi, mbere ko tugaruka ku bindi byinshi cyane, ambiance aho ngaho muri stade mwamaze kumugeramo, ambiance imeze gute Rusi mbere y'umukino? Ukoze cyane Axel, ujya kuvuga ngo ambiance, wenda navuga ngo twagize amahirwe yuko twakinnye duhereye reunification uyu munsi twabaririmbe, biratandukanye yuko reunification abafana bitabira, ariko impamvu irumvikana. N'ubu tuvugana iyi stade nta bafana barimo, kuko abarimo na ba volontaire abafite imirimo muri make hano muri stade, nta mufana n'umwe hari Limbe. Ariko impamvu ni imwe, amakuru namaze kumenya nuko abaturage bano Limbe bameze nk'abantu bari nko mu kato, ariko ntabwo ari akato ka COVID-19, ahubwo basabye abaturage b'Ilimbe kwirinda gusohoka uko babonye, baguma mu nzu zabo. Urabizi ko hano harimo kubera gushamirana hagati y'abakoresha rw'icyongereza n'abakoresha ururimi rw'igifaransa. Uranabizi ko natwe kuva duhagurutse Douala kugera hano Limbe, iyi minsi y'imyitozo kugera n'uyu munsi Amavubi ajya guhaguruka byose kugera hano, bisaba ko babanza guhamagara mu nzira bakabaza uko umutekano umeze, hanyuma bakanaduhereza abashinzwe umutekano bakaduherekeza kugera hano. Natwe ubwacu nta muntu wemerewe gusohoka muri hoteli cyangwa no muri stade atari kumwe n'abashinzwe umutekano. Iyo rero navuga ko ariyo mpamvu nyamukuru itumye Stade Limbe n'abaza gukurikirana umukino barabibona kuri televiziyo Rwanda, nta bandi bantu, nta bafana bari muri stade usibye abantu bafitemo imirimo n'abanyamakuru na delegation, nitwe twenyine turi muri Stade Limbe. Hanyuma Rusi, wenda noneho nyirizina ibirebana n'umukino abanyarwanda, haba ari twe turi mu gihugu, haba bari hanze y'igihugu, n'abanyarwanda benshi bategereje uyu mukino mu kanya gato cyane ku isaha y'isa 3. Ikipe noneho yiteguye gute? Abasore ba Mashami biteguye gute muri rusange? Nahoze mbona na kare bagezwagaho ubutumwa na
nyakubahwa minisitiri ufite siporo mu nshingano, ibyo byo niba mwabashije kuganira haba ari abakinnyi na staff tekinike muri rusange, bababwiye ko ubutumwa bakiriye gute, ni umukino uteguye gute nyirizina? uruze no kutubwira kuri 11 twabonye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, niba koko ari bo umutoza amashami aza gukoresha, niba mwabashije kubimenya, niba ari bo yanzuye muri niyo tekinike. urakoze cyane. Abakinnyi urumva mbere ko bahaguruka mu Rwanda minisitiri baraganiriye abakinnyi ku mukino uheruka, urabyibuka by'umwihariko ku mukino wa Uganda, n'ubundi minisitiri yabaganirije biciye kwifashisha ikoranabuhanga, n'ubundi abagezaho ubutumwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yari yamutumye. Ni nako n'uyu munsi byagenze, barasabwa gukotana no guhatana kugira ngo bagere muri 1/4 kirangiza. Ariko muri rusange abakinnyi ni byiza ubutumwa babugejejweho, buriya banafite promesse nyinshi, uko batsinze uko banyije umukino bafite ibyo bagenerwa, nibatsindiye umukino amakuru namenye nuko bafite gahimbaza musi ka miliyoni imwe. Ako nagahimbaza musi udashyizeho utundi duhigo turi hirya no hino tw'abantu bamaze ibyo bamaze kwemererwa, usibye no kuvuga ngo abasportifu muri rusange bari muri siporo uyu munsi na bamwe mu bayobozi bamaze kwemerera abakinnyi. Ariko muri rusange abakinnyi utanavuze ngo nibyo bategewe, bo ubwabo barakubwira ko bari tayari kurwana kugera ku munota wa nyuma kureba ko batsinda Togo, kuko urabizi ko gutsinda Togo bivanye no gukina imikino ya 1/4 kirangiza ya CHAN 2020 gukinwa muri mwaka 2021. Abakinnyi rero bari muri mood nziza. Urabizi ko ubushize habayeho n'ikibazo cy'ihuzagurika ry'uko umukinnyi Eric yaje kwinjira mu kibuga yambaye nimero zitandukanye hejuru no hasi. Uyu munsi bageze kuri stade hakiri kare, ubu bari muri vestiaire, ibitegurwa byamaze gutegurwa, abakinnyi bari muri concentration ya match. Ubu tuvugana umutoza Soseni, umutoza wungirije ndetse n'umutoza ushinzwe kongera imbaraga abakinnyi barimo barapanga kona mu kibuga kugira ngo abakinnyi igihe cyo kuza gukora shofuma nikigera baze gusohoka. Hanyuma ikindi umbajije ni kuri 11 baza kubanza mu kibuga. Navuga ko bari basanzwe batangira mu kibuga impinduka yabaye imwe. Sugira Ernest yasose, Jacques Tuyisenge afata umwanya wa Sugira Ernest, hanyuma Byiringiro Lage abaruza mu mwanya wa Jacques Tuyisenge yarasanzwe akinamo. Nabundi abandi niba abandi mwizamu navuga ngo kugeza ubu ngubu uwavuga ngo Olivier Kwizera ni Sampote kuko nta gitego arinjizwa. Defense ni yindi, uruhande rumwe ni Ombolenga Fitina, urundi ni Emmanuel Manishimwe, hagati mu mutima wa defense ni Manzitieri na Ange Mutsinzi. Imbere yabo haraza kuba hari Sef uza gukina na Karisa Rashid umeze neza, hanyuma none bakaza gukinisha imbere yiwe gato cyane Muhadini Tuzimana n'ubundi nk'ibisanzwe. Hanyuma rero tukaza kubona za mpande muri wing cyangwa se bamababa, tukaza kuba dufite uruhande rumwe Savio, urundi ruhande tuza kuba dufite nyine Byiringiro Lage. Uyu munsi yo gukina umukino we wa mbere akanatangira mu kibuga. Baraza kwatakisha rero team captain Jacques Tuyisenge. Jacques Tuyisenge muri munota uko muganira uko muhura bakubwira ko bafite umwenda munini bafitiye abanyarwanda wo kuza gutsinda nyuma yuko banganyije imikino ibiri bakajya muri 1/4 kirangiza. Mu kanya nibwo bateraga ubizi ko Eric ndetse na mugenzi we Iradukunda Bertrand bavunitse, bari kuvuga bati twebwe badusezeranyije ko barenga 1/4 kugira ngo tuzajye gukina imikino ya 1/2 natwe tumeze neza dutanga umusanzu wacu. Hanyuma Rusi, ikindi kibazo nakubaza ni ikibazo buri munyarwanda ari kwibaza, abantu bose nibyo nakubwiraga mu kanya gato cyane ahangaha i Kigali, bitangazamakuru, imbuga nkoranyambaga, abanyamupira, abasportifu muri rusange, aho ukata hose mu by'ukuri, aho abantu bahurira hirya no hino mu groupe nicyo bari kuganira bavuga bati mu by'ukuri iyi Togo tugombe tuyitsinde byanze bikunze. Nkawe noneho umunyamakuru mu ijisho ry'umunyamakuru ibereye mu by'ukuri kuri terrain, Amavubura yazi ni ikipe y'igihugu yacu, uko bitwaye mu mikino ibiri warabibonye na Togo warayibonye. Mu by'ukuri urabona hari icyizere cy'uko u Rwanda rushobora kubona amanota 3 rugakomeza mu mikino ya knockout, mu mikino 1/4 Rusi? Urakoze cyane. Icyambere na mbere umupira turabizi ko yamaze kuba science exact. Hanyuma umupira w'amaguru ntukiri kimwe no kuvuga ngo rimwe guteranya rimwe bihwanye na kabiri. Hanyuma icya gatatu umukino ntabwo ugenda nk'undi. Nibyo koko Togo ifite amanota 3, Amavubi yanganyije imikino 2. Nekipe yaje iri underdog, nta n'umwe yiha icyizere mu itsinda, ariko ni ikipe yateretse ko hari igitinyiro tuyigomba gutsindwa nabo bari kumwe mu itsinda. Icyo Mashami Vincent amakuru namenye icyo yakoze ku bakinnyi be ubwo bari kwanaliza video y'imikino ya Togo, bizi uburyo bagomba guhagarika babakinnyi batera amafrape. Harimo nk'umukinnyi wambaye nimero 11, umukino wabo uherukana Uganda yanabaye n'umukinnyi w'umukino. Hanyuma na mipira abo baterera kure bagana mu izamu bashaka uburyo
binjira mu izamu ry'ikipe y'igihugu y'u Rwanda cyangwa se nabo bahuye. Amavubi rero navuga ngo bari en forme, niyo mpamvu nanjye nkubwira ngo umupira w'amaguru wabaye siyanse, nta mukino usa n'uwundi. Amavubi mu by'ukuri yatweretse ko afite ubushobozi bwo kurinda izamu. Amavubi yatweretse ko afite ubushobozi bwo gukina hagati mu kibuga. Amavubi ntekereza ko uyu munsi nagira determination na concentration imbere y'izamu ry'ikipe y'igihugu ya Togo. Nibyo bafite umuzamu mwiza, ariko nabonye ufite uburangare bwa hato na hato mu mabararese muri ya mipira, mu mipira y'imiterekano, amasantere bakase. Santere zacu niziba successful zikagera kubo zigenewe, hanyuma Jacques Tuyisenge na bagenzi be bakaba bari ijisho imbere y'izamu bitewe n'icyo bashaka, bagakoresha imbaraga n'ubushake bakoresheje ku mukino wa Uganda. Ndatekereza ko gihinduka nta kizashoboka ku mukino uri igiye gukinwa mu kanya gato ku isaha saa 3 zo mu Rwanda. Nubwo iyo dusubiye mu mateka y'umukino wahuje Togo na Uganda, nubwo batari bari muri cani, Togo ifite resulta nziza imbere y'ikipe y'u Rwanda Amavubi. Reka tugushimire cyane Rusi, ubwo turaza wenda kongera igice cya mbere nikirangira utubwira ko nanone byifasha ngaho nyirizina. Reka tugushimire cyane. Murakoze cyane, umugoroba mwiza. Abanyarwanda bajya inyuma y'Amavubi, iminota 90 iraza kuduha igisubizo nyacyo. Arakoze cyane rero mugenzi wacu Rigoga Rusi ari mu majyepfo ashyira iburengerazuba bw'igihugu cya Cameroon mu gace ka Limbe, neza ni ku nkombe z'inyanja ya Atlantika. Akaba ariho hagiye kubera rero umukino w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ndetse na Les Éperviers, ikipe y'igihugu ya Togo. Les Éperviers mu kinyarwanda ni uduca twatundi turaha mu by'ukuri nkoko n'utundi tuntu tw'udusimba. Ni umukino ukomeye cyane mu by'ukuri, umuriro byuraza kuba awaka, ndabona bivuga Martin agaseka, ariko niko biteye. Hanyuma uyu mukino rero ikindi twabwira umutoza Jean Paul Abalodose, ni umutoza w'ikipe ya Togo, bari bamusanzemo COVID-19 ariko yakize. Kuri uyu mukino araza kuba yagarutse ku ntebe mu by'ukuri y'abatoza, birumvikana. Ariko n'imyitozo ya Togo uwitwa Le Roi, Claude Le Roi cyangwa se Le Sorcier Blanc nkuko bakunze kumwita, nawe yagizemo uruhare rukomeye, asanzwe ari umutoza wa equipe n'ubundi niyo bapro baje. Hanyuma ntago nafa kuri uyu mukino ntababwiye abasifuzi baza kuba bayisifura uyu mukino bakomoka mu gihugu cya Misiri. Yitwa Mohamed Marouf Eid Mansour, araza kuba ari hagati mu kibuga. Umusifuzi wa mbere y'igitambaro yitwa Mahmoud Ahmed Kamel Abdurregar. Hanyuma umusifuzi wa kabiri w'igitambaro yitwa Atia Essa Amsaid, ni umunyarabia. Hanyuma umusifuzi wa kane akaba rero yitwa Peter Waweru Kamaku, akaba akomoka mu gihugu cya Kenya. Reka amakuru y'imikino nyesoreze muri shampiyona y'Abongereza, nayo iraza kuba ikomeza. Crystal Palace n'ikipe ya West Ham United ni mu kanya saa 2, Newcastle United na Leeds nayo iratangira saa 2. Hanyuma West Bromwich Albion saa 4:15 aza kwakira Man City. Hanyuma Southampton kuri St Mary's Stadium iraza kwakira ikipe ya Arsenal, biraza kuba ari saa 4:15. Hanyuma kandi ni mukino ukomeye cyane ni Coppa Italia, Inter de Milan iraza kwakira Milan muri Coppa Italia mu mikino kimwe cya kane cy'igikombe cy'igihugu mu gihugu cy'Ubutaliyani mu byo bita le derby de la Madonnina. By'ukuri rebye Martin na makuru avugwaga mu mikino, ubwo mukanya gato cyane saa 2 zirenga minota nka 20 turaza kuba twinja neza mu mukino wa Togo n'u Rwanda, haba kuri Radio Rwanda no kuri Magic FM. Akabaro uko byifasha. Nibyo urakoze cyane, ni umukino nyine zo gutangira isaa 3 zuzuye, ariko bagenzi bacu nyine nkuko bamaze kwivuga guhera saa 2:20 barabagize nabo mu kibuga, bari hano kuri Radio Rwanda kugira ngo babagezeho uyu mupira 5-5. Dufata akaruhuko gato ndinduke n'amakuru ko bimeje kuvugwa hirya no hino ku isi. Tubyukira mu kazi dukora cyane kugira ngo tubone amafaranga. Turifuza ko banki nazo zikora cyane mu kubika amafaranga yacu akagira umutekano kandi akabyara andi. Tubahaye ikaze muri banki iboneka igihe cyose uyishakiye. Koje Bank. Nta gihe abatuye isi bigeze bakenera gukoresha ikoranabuhanga mu guhererekanya amafaranga nk'uyu munsi. Ninde ugikeneye kwikorera igikapu cyuzuye amafaranga agatega imodoka akajya kubaza amakuru ya konti ye muri banki? Hari kera. Uyu munsi umukiriya wa Koje Bank wese utunze telefone igendanwa yakanze akanyenyeri 505 urwego ashobora gukora kuri konti ye ya banki ibintu byahoze bimusaba gutega imodoka akajya ku cyicaro cya banki. Ni gahunda yitwa Koje Mobile. Nta gihe banki yigeze yegera abakiriya bayo nk'uyu munsi, aho ukoresheje internet banking ya Koje Bank uba ufite konti yawe cyane muri mudasobwa igihe ufite internet aho waba uri hose. Ninde mukiriya wa banki utakwifuza gahunda igezweho yitwa Koje M Bank? Application ushyira muri telefone ubundi ukikorera ibyo wakorerwaga n'abakozi ba banki.
hari abantu batakibuka uko babonaga serivisi za banki igihe hari hataraza amakarita ya Mastercard Prepaid, Debit, Credit na Prestige za koje banke zemewe ku isi hose ahantu harenga miliyoni 36 mu kwishyura, kubikuza ndetse n'izindi serivisi, cyangwa se ikarita ya Smart Cash, ikarita ihendutse kandi yanogera bose. Byose birihuta. Uyu munsi koje banke ifite uburyo yise push and pull, uburyo bufasha abakiriya ba koje banke gushyira cyangwa se gukura amafaranga muri konti za mobile money zabo. Ibi biroroshye kandi birashoboka kubera ko n'igihuye n'imbogamizi uhamagara 50 cyangwa se ukagana ishami rya koje banke rikwegereye bakakwakirana urugwiro. Mu rwego rwo kwirinda impanuka za hato na hato zituruka ku ikoreshwa nabi rya gaze, REG irabashishikariza kwirinda inkongi y'umuriro yaturuka ku ikoreshwa nabi rya gaze. Mwirinda ibi bikurikira: icupa rya gaze rigomba kuba ritarangiritse, riteretse rihagaze, riri ahantu hagera umwuka kandi ritari iruhande rw'ishyiga. Ubishoboye kandi ryubakira icyuma cyaryo hanze gisakaye kigera mu mwuka. Reba ko umugozi ujyana gaze mu ishyiga ari muzima kandi uca ahantu hatari ubushyuhe. Wuhindure mu gihe bigaragara ko ushaje cyangwa se wangiritse. Kirazira gukoresha imbabura cyangwa ikindi kintu gitanga umuriro mu cyumba ukoresha utekera kuri gaze. Kurushaho kwirinda inkongi, koresha kuma gapima ko gaze yasohotse igakwira mu nzu kitwa gas detector. Niba wumvise impumuro ya gaze mu nzu, ihutire gukora ibi bikurikira: wicana cyangwa se nguzimye ibikoresho by'amashanyarazi nk'amatara n'ibindi. Funga gaze ku icupa no kwishyiga. Fungura amadirishya n'inzugi umwuka winjire. Comokora icupa rya gaze urisore hanze. Shakisha iyo gaze yasohokeraga, ihutire guhindura icyo usanze cyasohoraga gaze. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0788 35 83 19. Teka neza, utekere heza, ubeho neza. mu yandi makuru ari kugarukaho hanze y'u Rwanda, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Tshisekedi yashyizeho umuyobozi mushya w'ibiro bye ndetse n'abakozi. Umwanya kugeza ubu ngubu utari ufite urimo kuva Vital Kamere wahoza urimo yajyanwa muri gereza hakurikiranyweho ruswa n'inyerezwa ry'umutungo w'igihugu mu mishinga itandukanye yari yaragenewe ibikorwa remezo. Washyizwe muri uyu mwanya ubu ngubu n'uwitwa Bwanagira Nyembo. Cyakora hari hasanzwe hari umuyobozi mukuru w'umusigire muri ibiro bya Perezida Tshisekedi we yari Professeur Kolongele Belande wahise ashyirwa mu biro by'ubujyanama mu mategeko n'ubutegetsi. Iyi ni imwe mu ntambwe za mbere zivugurura no gushinga guverinoma nshya zikomeje muri igihugu cya Kongo Kinshasa. Naho umuryango w'ubumwe bwa Afurika urahamagarira ubutegetsi bw'ibihugu bya Kenya na Somalia gukora ibishoboka byose bakagirana ibiganiro bihamye bigambiriye gukemura ibibazo by'ubushyamirane n'ubwumvikane buke bishingiye ahanini ku mipaka ibi bihugu bimaze igihe bihanganyemo. Umuyobozi wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika Bwana Musa Faki Mahamat akaba yabigarutse havuga ko asanga amahoro ku mipaka ari ikintu gikomeye cyane mu bice ibi bihugu bibarizwamo. Ni mu gihe ku cyumweru ejo bundi mu ijoro nanone habaye imirwano mu bice bya Balend Hawo mu gihe herereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Somalia. Ni Somalia rero ishinja Kenya kuba ariyo igaye ibitero by'ubushotoranyi muri Somalia nyine mu gihugu cyaho, mu gihe Kenya nayo ibyo ibihakana ahubwo igahamagarira umuryango wa Afurika yunze ubumwe ko waza gukora ubugenzuzi. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari we yirukanye umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu kuri uyu mwanya. Uyu nguyu akaba ari nawe ubusanzwe wayoboye ingabo za Nigeria kuva mu mwaka wa 2015. Ubutegetsi bwa Perezida Buhari bugishingwa nta mpamvu yabyo yagarutsweho byihariye. Iyi ni inkuru yatunguranye cyane muri Nigeria ubwo hatangazwaga amazina mashya mu buyobozi bw'ingabo z'igihugu, aho abagaba b'ingabo zirwanira mu kirere, zirwanira mu mazi n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu bose bahise basimbuzwa. Ni amavugurura rusange mu buyobozi bukuru bw'ingabo za Nigeria mu gihe mu gihugu ahangaha hashize igihe hari ibikorwa bitandukanye byo gushimuta abantu no kwica abandi bikorwa n'imitwe y'abarwanyi ba Boko Haram. Hari hasanzwe rero ahangaha muri Nigeria hari bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko kimwe n'abayobozi ba leta zimwe na zimwe za Nigeria n'ubundi bakomeje kugenda basaba Perezida Buhari kuvugurura ubuyobozi bukuru bw'ingabo ngo kuko basangaga hari abasirikare bajenjetse cyane imbere y'ibi bikorwa by'umutekano muke byagiye bigira n'ingaruka zitoroshye ku miryango myinshi y'abaturage b'abasivile.
mu gihugu cya Tunisia ho kuri abapolisi batangiriye amagana y'abakomeje kwigaragambya mu murwa mukuru Tunis aho bashakaga kwerekeza ku ngoro y'inteko ishinga amategeko. N'imyigaragambyo ikomeje kwaguka ndetse no guhuza abaturage benshi mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Abanyatunisia barigaragambya muri rusange nabo bamagana icyo bita ko leta basanga itabitayeho ititaye ku bibazo rusange biriho mu gihugu, ahanini bakagaruka cyane ku bibazo by'ibura ry'akazi n'ubushomeri, kongeraho n'izamuka rusange rikabije ry'ibiciro muri rusange. Abandi bakaba banigaragambya n'ubundi basaba ko bagenzi babo baheruka gutabwa muri yombi mu myigaragambyo iheruka barekurwa. Abo batawe muri yombi ubushize barabarirwa mu gihumbi. Nubwo rero bitaragera kuri icyo kigero, ariko nanone ahangaha muri Tunisia ni imyigaragambyo yongeye nanone gutanga isura y'impinduramatwara zanahiritse ubutegetsi bwa Zine El Abidine Ben Ali mu mwaka wa 2011. Ni mu gihe n'ubundi mu gihugu ariko hanizizwaga n'ubundi imyaka 10 ishize habaye izo mpinduramatwara zanyuze mu myigaragambyo rusange y'abaturage mu bihugu byinshi by'Abarabu muri ibyo bihe. Mu yandi makuru, FAO ni gahunda y'ubuhinzi n'ibiribwa mu muryango w'abibumbye iragaragaza ko indege zose yakomeje gukoresha mu bikorwa byo kurwanya inzige mu bice bya Afurika y'Uburasirazuba izo zose ngo zigiye kururutswa zikaguma ku butaka, kuko kugeza ubu hakeneye miliyoni 38 z'amadolari y'Amerika kugira ngo FAO ikomeze urugamba rw'indege mu kwica inzige. Ibyo ngibyo WFP irabitangaza mu gihe n'ubundi inzige ziheruka kwibasira ibimera ndetse n'imyaka kuri hegitari nyinshi cyane mu bihugu nka Ethiopia, Kenya, Somalia ndetse n'ahandi, ku buryo hari impungenge z'uko izi nzige ngo zishobora vuba ahangaha gukwirakwira no mu bindi bice bya Afurika y'Uburasirazuba. Ibikorwa rero by'ubuhinzi bisanzwe n'ubundi ngo bitifashe neza kubera COVID-19 bikaba byagirwaho ingaruka no kona kw'izi nzige bigatera inzara. Tugeze ku musozo, tubifurije ijoro ryiza.